hari muri 2001 nibwo babitangaje noneho bisaba ko buri muntu wese yigeragereza kwihimbira ukwe rwe ruhande noneho ko twarushanijwe hano muri gereza biba ngombwa ko batanga amanota mbu wa mbere. Ku itariki ya mbere Mutarama muri 2002 u Rwanda rwabonye ibirango bishya birimo ibendera ry'igihugu, ikirangantego cya Repubulika n'indirimbo yubahiriza igihugu bisimbura ibyari bimaze imyaka 39 bikoreshwa kuva muri 1962. Mu mpera z'1999 nibwo hatowe itegeko rishyiraho ibirango bishya nyuma y'ibiganiro byo mu rugwiro byahuje abanyarwanda b'ingeri zose bategura ejo heza h'igihugu. Guverinoma yahise itangiza amarushanwa hirya no hino mu gihugu, abanyarwanda bashishikarizwa kurushanwa guhanga ibirango bishya birimo ibendera, ikirangantego, amagambo agize indirimbo yubahiriza igihugu n'injyana yayo. Mu guhanga rero imimerere y'ibendera rishya n'ikirangantego, umunyabugeni Alphonse Kirimubenecyo yatsinze bagenzi be basaga 400 bari bahanganye. Amaso rero yahise asigara hanzwe barushanwaga mu guhanga amagambo y'indirimbo yubahiriza igihugu n'injyana yayo. Umugani yabahatanaga Munyaneza Vedaste na bagenzi be batatu bari imfungwa muri gereza ya Karubanda i Huye, nibo bagize amahirwe maze amagambo banditse atsinda ku rwego rw'igihugu ngaba ariyo agira indirimbo yubahiriza igihugu. None rero ngo byagenze bite ngo Vedaste na bagenzi be batsinda ayo marushanwa yo guhanga indirimbo yubahiriza igihugu? Mu buhanga basanganwe mu bugeni bwabo cyangwa se hari izindi mpamvu bagendeyeho maze abari bo batsinda? Wenda nyine habari n'izindi ndirimbo bahimbye ntituzimenye nibwo twaba tutabizi, ariko se nyine ayo makuru yo nibiki byayo, nibiki bindi wibaza kuri aba bagabo batatu bahimbye indirimbo yubahiriza igihugu? Wakoze byinshi bitangaje, ariko mu byiza wakoze harimo no kuduhitamo. Hano wumva byinshi utigeze wumva na rimwe, ukabona na byinshi amaso yawe atigeze abona na rimwe. Ikaze rero mu bubiko bw'inyandiko nyinshi z'amateka. Wumva nk'ibisanzwe nitwa The Green, handi kubaha ibyegeranyo byiza, inkuru zicukumbuye n'amakuru agezweho, si ibyo n'inginga gusa. Urahambabaje niba utarakora subscribe kuri Kigali Post. Ikaze mwese, ikaze kandi mwisi y'indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda ariyo Rwanda nziza. Twumba two hejuru mu nyubako ishaje ya gereza ya Karubanda niho Munyaneza na bagenzi be bararaga batagohetse bajya impaka ku magambo y'indirimbo yagombaga kuranga u Rwanda mu cyerekezo gishya. Byatangiriye rero kuri Munyaneza kuko amagambo yanditse niyo yabaye ya mbere muri gereza. Asabwa kwifatanya na batatu bari bamukurikiye ngo banoze neza ayo magambo maze bazaseruke nk'itsinda ku rwego rw'igihugu. Abo bafatanyije barimo Kalisa Evariste usigaye ari umunyamakuru, Shengerora umwarimu muri kaminuza, na Mbonyizina Jean Marie Vianney ukora muri diocese ya Butare. Ku izuba rya saa 4 z'igitondo mu marembo ya gereza ya Karubanda, Munyaneza yabwiye ikinyamakuru igihe.com ko Rwanda nziza ari inyito yahaye indirimbo ku mpapuro ze mbere yuko yandikaho n'andi magambo yose agize indirimbo. Amaze guhuzwa rero na bagenzi be, bamwe bashatse ko iyi nyito ihinduka maze ababera ibamba abumvisha ko iyo nyito ariyo zine ibereye indirimbo ye. Ati natangiye indirimbo yitwa Rwanda nziza. Rwanda nziza rero numvise ko ariyo nyito nyine naho indirimbo yanjye, ariko mwitangira ryayo hari amakosa nari nakoze. Abandi barambwiraga bati reka ibe Rwanda rwiza cyangwa Rwanda yacu cyangwa Rwanda rwacu, ibintu nk'ibyo nyine. Bakambaza bati se Rwanda nziza ni nk'iki? Biba ngombwa ko tubiganiraho tubyemeranya ko ikomeza kuba ityo. Amaze rero ibyumweru bitatu barara badasinziriye mu gihe abandi babaga bagiye kuryama. Urusaku rucurutse nibwo itsinda ryabo ryabonaga umwanya wo kujya impaka no gusubira neza mu magambo bari banditse. Mu mabwiriza bari bahawe bari basabwe kwandika indirimbo igaragaza ubumwe bw'igihugu itarimo amoko kandi igaragaza uruhare rw'u Rwanda mu kwibohora kwa Afurika. Ati ubundi muri gereza habamo urusaku, nta hantu wabona haba hatuje. Nijoro rero nibwo twakoraga tugahana gahunda. Nanjye rero nandika bwa mbere nabikoraga nijoro, nararyamaga cyangwa se nkarindira ko abantu baryama bamara gusinzira nkabona kujya mu buhanzi bwanjye. Byagira nka saa 7 z'ijoro nkabona kuryama kuko numvaga mfite ishyaka ngo nzatsinde.
yakomeje agira ati tumaze kuyemeza twayeretse ubuyobozi bwa gereza bayijyana mu marushanwa. Ku nshuro ya mbere si twe twabaye aba mbere, ariko amakuru twamenye ni uko abari babaye aba mbere amanota bari bagize atarashimishije. Uwa mbere yari yagize amanota 69%, twe twari tumukurikiye dufite 65%. Rero byabaye ngombwa ko bafatamo batatu, kandi nyine natwe twari muri abo batatu. Babasabye kongera gusubiramo indirimbo yabo, babereka amakosa abiri bari bayinenze, babasaba kuyakosora, ariko nyine bisuzumye basanga ahubwo bakwiriye gukosora ibintu 4 byose byari biri muri iyo ndirimbo. Munyaneza avuga ko mu byo bakosoye hari nk'aho bavuze ngo umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza, aho kuvuga ngo umuco dusangiye uraduhuza, kuko nyine umuco ntuduhuza ahubwo ururimi nirwo ruhuza abantu. Mu mabwiriza bari bahawe kandi no guhimba indirimbo izumvwa n'umwana wiga mu mashuri abanza akumva ikivuze yarenze kandi iminota 3. Munyaneza ajya gusabwa kwifatanya na bagenzi be yari yanditse amagambo y'ibika 4, amaze guhura na bagenzi be bakosoramo ibika 2 bya mbere. Mu gukosora amagambo rero ya Rwanda nziza, Munyaneza na bagenzi be hari ubwo batumvikanaga, bakaba bamara n'iminsi myinshi bananiwe kumvikana ku ijambo. Ati byabagaho rwose ugasanga hari ibyo tutumvikanyeho, wenda tutireka ngo ushishire ngo byiduhetse, ukumva nyine umuntu azanye igitekerezo kimeze gutyo, twajya gusesengura tugasanga gushishira umwana wiga mu mashuri mu wa 3 w'amashuri abanza atazabyumva, tugasanga rero ibyo ni ijambo rikomeye, tukarijyaho impaka ntitwumve neza cyangwa se ngo turyumvikaneho, hakabaho gushwana ariko nyine tukongera kumvikana. Itangazo ryo guhimba amagambo y'indirimbo yubahiriza igihugu ryavugaga ko indirimbo izaba yatsinze guverinoma ifite ububasha bwo gukosora amwe mu magambo ayigize. Ni nako byagenze rero, kuko mu magambo agize ibitero 4 bya Rwanda nziza guverinoma yakosoyemo amagambo 3. Munyaneza ati hari amagambo yahindutse mu yo twari twanditse mbere, hari nk'aho twari twanditse ngo tubukomeyeho ubuziraherezo, ubu rero haranditse ngo tubukomeye uko turi twese, hahindutsemo amagambo 3 nubwo yose ntayibuka neza. Munyaneza rero ni umukristo, niyo muganiro urabibona cyane iyo ukurikije uburyo abavuga atuje n'amagambo akoresha. Umunsi bababwira ko indirimbo banditse ariyo yatsinze, yari yagiye kuririmba muri korali Ingabo z'Umwami y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7 yari muri gereza ya Karubanda. Birumvikana ko akibimenya yishimye cyane we n'abagenzi be, gusa nyine avuga ko muri gereza ibintu bihora ari ibisanzwe, byarangiye nyine bakajya mu mirimo yabo nk'ibisanzwe. Amabwiriza yavugaga ko indirimbo izaba yatsinze nyera zahembwa miliyoni 5 zose z'amanyarwanda, ku mfungwa n'abagororwa bwo amabwiriza yabo nayo akavuga ko umugororwa cyangwa se imfungwa izaba yatsinze mu marushanwa ihabwa 1/10 cy'ibihembo yatsindiye, maze andi akajya mu isanduku ya gereza n'urwego rushinzwe amagereza. Icyakora ibyo bibarwa iyo umugororwa yitabiriye amarushanwa, bikaba ngombwa ko aherekezwa n'abashinzwe umutekano kandi n'akagaburirwa. Munyaneza na bagenzi be bo bagomba guhembwa 500,000 ukurikije amabwiriza y'amagereza, gusa bavuga ko miliyoni 5 zose zari zikwiye kubizabo, kuko nyine ngiyo bandikaga ibyo bandikaga byose batasohokaga muri gereza, ubuyobozi bwa gereza nibwo bwabibajyaniraga ku bari bashinzwe amarushanwa. Babwiwe ko batsinze mu mwaka w'2001 ariko bagera muri 2003 amafaranga yabo atarabageraho, bigiraho bitabazo Minisitiri w'Umutekano. Munyaneza yagize ati duheruka baduha sheke banadufotora, irinda bigira mu mwaka wa 2003, maze Minisitiri w'Umutekano ngira ngo ntibazivamo Christophe yaje muri gereza hari ibintu byerekeranye n'amatora, dutanga ikibazo ko tutarabona amafaranga yacu. Yakomeje agira ati Minisitiri rwose yahise ahamagara wari ushinzwe amagereza amubaza impamvu amafaranga bayatanze akaba ataratugeraho. Icyo gihe rero hari ku wa 2 abategeka ko amafaranga agomba kubageraho, maze bitarenze ku wa 4 amafaranga bari bayabonye rwose ngo arayabahaye, maze ngo babategetse ko uwo bayahaye ntayatange, nawe natayatanga bazamuzana muri gereza. Ku wa 4 mu gitondo nibwo batubwiye ko amafaranga yaje. Amafaranga yaje ari 500,000, byatsinda batangiye ari abantu 4, ryari rimaze gukora rimaze kugira ku bantu 9. Baraganiriye rero ko ari 4 baritangije, basanga bitaba byiza kurya ayo mafaranga bonyine, nuko biyemeza ko buri umwe afata 71,000 asigaye bakayaha bagenzi babo nabo baje mu itsinda nyuma. Agira umunezero iyo Rwanda nziza iririmbwe, uwo ni Vedaste. Buri birori bikomeye ku rwego rw'igihugu, aho Rwanda rwaserukiye mu birori mpuzamahanga, Rwanda nziza iraririmbwa rwose. Ni ibintu Munyaneza avuga ko atabunuka asobanura nk'umuntu wafunzwe azira icyaha gikomeye, ariko nyine akaba yaragize uruhare ku kintu gihabwa agaciro ku rwego mpuzamahanga. Ati iyo mbyumvise biranshimisha, nkibuka ndyamye ukuntu
ukuntu ntasinziraga nkumva biranshimishije rwose, nkumva igikorwa nakoze kiranejeje. Uyu mugabo wakatiwe gufunga imyaka 30 niwe ushinzwe ibikorwa bya Ndi Umunyarwanda muri gereza. Yemeza ko yakosohotse ukurikije ibyaha yakoze, ari nayo mpamvu yumva akwiriye kugira uruhare mu gukosora abandi. Ati ntabwo wakosora abandi utikosoye mu mutima wawe. Gukosoka kwa mbere ni ukwemera ko wabaye umunyamafuti ugwa mu cyaha. Iyo umaze kwisubiraho rero ugomba gukosora, mufashe n'abandi nyine bakosoke kugira ngo icyatumye tuba muri gereza kirangire. Munyaneza avuga ko afite na gahunda yo kwandika igitabo kivuga ku nzira yanyuzemo n'uburyo yahindutse, gusa akaziterwa no kuba nta mikoro afite ahagije. Mu mwaka wa 2005 Munyaneza yari afite imyaka igera kuri 30, kuko nyine yari yarafunzwe nta dosiye yagira, byabaye ngombwa ko afungurwa agasubira iwabo mu Matyazo mu Butare mu buzima busanzwe. Ubwo yafungurwaga nibwo imirimo y'inkiko gacaca yari irimbanyije. Abafite ibyo bazi kuri jenoside yakorewe abatutsi basabwa kubivuga, abayigizemo uruhare bakabihanirwa. Munyaneza rero yari afite inkomanga ku mutima kuko yari azi uruhare yayigizemo, ariko nyine akagira ubwoba bwo kujya kuyitanga ngo yongere afungwe. Yakomeje guceceka, hashize igihe aza gushaka umugore. Mu gihe yari amaze iminsi 10 arongoye, amakuru yaratanzwe ko nawe yagize uruhare muri jenoside. Inkiko gacaca z'iwabo ziraperereza zisanga nibyo zihita zimukatira gufungwa imyaka 30. Umugore wamuheruka ubwo bamaze iminsi 10 babanye, gusa ngo yaje kumva ko yaje kwishakira undi mugabo. Imitungo ye ntazi irengero ryayo kuko atongeye gusubira iwabo. Munyaneza yabyigiye ko yicuza imyaka ye y'ubusore yapfushije ubusa, aho gukora ibimwubaka bikamuteza imbere bikanateza imbere igihugu, akajya mu bigisenya byanamusenyeye ubuzima. Ati iyo umuntu atitonze mu gihe cy'ubusore bimubyarira ingaruka mbi. Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa ko bimenya. Ngaho kora subscribe, ufunguwe n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.